neza mwese mukomeje gukurikirana amakuru ndetse n'inkuru za Afrifam TV. Reka twizere ko muri hose mumeze neza. Inkuru y'akababaro kuri muzika nyarwanda ndetse no ku banyarwanda n'inshuti zabo muri rusange ni y'urupfu rwa Jay Polly waguye mu bitaro bya Muhima. Ese Jay Polly yabazize iki? Mudushyigikire mukanda like na subscribe, Imana ibahe umugisha. Amakuru mashya agira kuri Afrifam TV aravuga ko umuhanzi Tuyishime Joshua wamamaye ku mazina nka Jay Polly yaba yazize ibiyobyabwenge abafunzwe banyweye muri gereza mu buryo butemewe. Ibyo biyobyabwenge ngo nibyo abikoreye rwihishwa aho bavanga ibintu byinshi bitandukanye akavamo ikiyobyabwenge gikomeye, ndetse ibyo biyobyabwenge Jay Polly ngo yabisangiye n'abandi babiri bibamerera nabi cyane. Abashinzwe gereza bihutira kubajyana kwa muganga, ariko Jay Polly ntiyabasha kurokoka. Abo bagenzi be babiri bakirwaye nibo babashe gusobanura icyatumye Jay Polly yitaba Imana. Jay Polly yari yarafunzwe mu kwezi kwa kane mwaka 2021 akekwaho gukoresha ibiyobyabwenge. Jay Polly ni umwe mu bahanzi nyarwanda bahiriwe na muzika cyane, ndetse n'umwe mu bahanzi bagize abakunzi batari bake, ndetse tutatinda kuvuga ko ari umwe mu bahanzi bahiriwe na muzika ya hano mu Rwanda, ndetse yaje kwitabira irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar hari ku nshuro ya 4 yaryo, ubwo yabaga muri 2014 abasha kwegukana iki gihembo. Ni inkuru y'akababaro ku bakunzi ndetse n'abafana ba Jay Polly ndetse n'umuryango muri rusange wa Jay Polly. Ni ukuri Imana ibaye gukomera, kandi Jay Polly Imana imwakire mu bayo. Murakoze mukomeze kudukurikira mukanda like na subscribe, Imana ibahe umugisha.